Yesu ashimwe cyane, amahoro y'Imana akomeza aganze muri mwebwe mwese, bakunzi b'umusaraba, bakunzi dukunda kubana cyane kuri iyi channel yitwa Urukundo TV. Nawe uri mushyashya kuri iyi channel, kugira ngo ugende dushira cyane, kugira ngo tubana iteka ryose umunsi ku wundi. Ibuka cyane gukora subscribe, ukore na share, utewe na commentaire niba wafashijwe, maze ijambo ry'Imana cyane rikomeze ryaguke hagati muri twebwe, kuko nta kindi Imana ishaka yuko ubwami bwayo bwaguka hagati muri twebwe. Nicyo kintu cya mbere cyane Imana ifite, n'ubundi niyo ntego ya mbere Imana dufitiye. Rero mureke cyane, maze dusenge, maze dushime Imana, dukomeze cyane kumva ijambo ry'Imana. Wowe waba ushaka no kugira igitekerezo nako ushaka gutanga, wakoresha nimero zacu ziri hepfo y'ikiganiro kiba kirimo hepfo. N'ikindi ushobora no kwandika akamenyetso guterana 25070272728180. Anytime wumva ari igitekerezo ushaka gutanga cyangwa ari ikintu ushaka kuvuga, nta kibazo rwose turakwitaba. Wakwandika no kuri WhatsApp, nta kibazo. Imana y'amahoro ibahire. Uri Imana nziza, tugushimiye kuri mwiza, tugushimiye ko abanye natwe, waturinze, waturengeye, n'ushimwe himbazwe. Mana ngushimiye cyane umugambi wawe mwiza ukomeje uganza kuri twebwe, ukomeje guturinda uko bukende uko bwije, n'ushimwe himbazwe. Mana ishimwe cyane kutwongera iminsi yo kubaho. Imana ishimwe cyane kuko ari Imana nziza, kuko ari Imana ifite imbaraga, ko ari Imana ifite ubutware. Mana kera bajyaga bakwiringira, babaga bariho rwose mu mahoro. Natwe tugufitiye isaha, ntabwo twifuza undi murengezi. Mana ishimwe cyane yuko uhora utugoboka, yuko uhora uturengera, yuko uhora utubereye maso. Uwiteka we, warakoze uraturinda, warakoze uradutabara. Hari imbaraga wanetralije ku buzima bwacu. Mana ishimwe cyane, turagushime byinshi wakoze, agushime byinshi wakomeje kurema. Wakoze iby'imbaraga Mana, wakoze iby'imbaraga. Erega Kristo mwiza, ineza yawe Mana nukuri ntabwo irondoreka. Ni wowe wenyine rwose Jehova mwiza, uhora uturinda, uhora udushyigikira, uhora uturwanirira ku manywa na nijoro. Ni wowe Data, ni wowe Mama, turagushimiye cyane kuba utubereye maso. Nyemera rwose Kristo mwiza, Mana isanuye umunota tugiye kumva ijambo ryawe. Ijambo ryawe rwose rirera kandi rirakiranuka. Twemere kuri iri jambo, uzurishigikire, ureke umwuka w'Imana, ureke neza y'Imana iziganze, uzudushigikire mu izina rya Yesu. Tatanye imbaraga zose z'umwijima, iyo twifuza nuko waba mu ruhande rwacu. Urakoze Kristo, urakoze kuri mu ruhande rwacu, urakoze kudushigikiye, urakoze kudubana natwe muri iri jambo, urakoze yuko aya matwi uyagufunge Kristo mwiza, ngo bive Mana ibyo ushaka mu izina rya Yesu. Reka icyo nifuza nuko umwuka w'Imana, umwuka neza agaze muri Yesu kubishoboye. Urakoze kuri kumwe natwe, urakoze ku bantu bishoboye. Tugenze ku buzima bwacu. Amen. Rero mureke cyane dukomeze dusome ijambo ry'Imana. Some ijambo ry'Imana, niryo tugiye gukomeza kumva. Turakomeza cyane kumva ijambo ry'Imana, sanga mu gitabo cy'ibyahishuwe, niryo tugiye gusomaho. Imana y'amahoro ikomeze itube hafi cyane, kuko amagambo tugiye kuvuga n'amagambo ataboroshye cyane buriya, kuko abantu benshi cyane ntabwo bifuza kumva aya magambo. Ari amagambo buriya abantu batabashaka kumva, ariko twebwe ntabwo twabura kubivuga, kuko buriya icyacu cyo twahamagara kugira ngo tuvuge iby'Imana, niyo twahamagariwe nta kindi. Ubwo rero tugiye gusoma cyane ku gitabo dusanga igitabo cy'ibyahishuwe ku bice bitatu. Tugiye gusoma ibitabo by'ibyahishuwe ibice bitatu ku murongo wa 14 niho tugiye guhera. Turagarukira hariya ku murongo wa 19. Ibyahishuwe ibice bitatu umurongo wa 14, tugarukire ku murongo wa 19. Niyo tugiye gusomaho, n'ubwandiko bwandikiye ab'Ilawodikiya, niyo tugiye gusoma. Haravuga ngo, wandikire marayika w'itorero ry'Ilawodikiya uti, wiyita Amena, umugabo wo guhamya kandi ukiranuka w'ukuri, inkomoko y'iby'Imana yaremye, aravuga aya magambo ati, nzi imirimo yawe yuko udakonje kandi ntubire. Iyaba wari ukonje cyangwa warubize. Nuko rero kuko uri akazuyaza udakonje ntubire, ngiye kukuruka.
kuko uvuga uti ndi umukire ndatunze kandi ndatunganiwe ntacyo nkenye, utazi yuko uri umutindi wo kubabarirwa kandi uri umukene w'impumyi ndetse wambaye ubusa. Dore ndakugira inama, ungureho izahabu yatunganyirije mu ruganda, ubone uko uba umutunzi, kandi ungureho imyenda yera, kugira ngo wambare isoni z'ubwambure bwawe zitagaragara, kandi ungureho umuti wo gusiga ku maso yawe kugira ngo uhumuke. Amena. Cyane umurongo ndi kumva nshaka kuvugaho cyane n'uriya wa 16, nuko rero kuko uri akazuyaza udakonje ntubiri. Amen. Uru ni urwandiko marayika w'itorero yandikiye iri torero ry'i Lawodikiya abikishije muri Yohana, nk'uko yari yahawe ubutumwa bw'amatora agera muri 7. Naryo ni rimwe muri aya matora n'ubundi agera muri 7 Uwiteka yari yandikiye, kuko naryo yari itorero n'ubundi ry'Imana. Amena. I Lawodikiya ubundi harimo amagambo agera muri 2, ariko iyo bishize hamwe ubundi bisobanura icyo bita droit de l'homme, human right, uburenganzira bwa muntu. Ubundi iteka ryose iki gihe turimo, isaha tugezemo, ubwo ahantu tugeze isaha, buri muntu wese arimo arumva ashaka kuba yaharanira icyo bita uburenganzira bwiwe iteka ryose. Ariko icya mbere cyo icyo Uwiteka gukeneyeho nuko ugomba kuba maso cyane kurusha ibindi byose, kuko nutaba maso ntabwo azita ngo mu minsi yashize ngo wakoze gutya na gutya, ahubwo ijambo ry'Imana rimwe yatubwira cyane, ni message Imana ikuduhereza ngo bwira abantu yuko ngiye kuza nk'umujura, ngiye kuza kandi buri muntu wese ndaza kuba namuhanira aho ndibuze kuba namusanga. Rero banza wibuke cyane uko wanye n'Uwiteka minsi yose yashize. Ibyo kuza uvuga ngo nabanye Uwiteka neza none isango bigenze nabi, ibyo nta gaciro bifite. Ahubwo Uwiteka ari bize ko yakweza agaciro ni ukuri wowe, nta kindi akeneye yuko za mbuto zawe hahandi yagusize niho hantu akeneye ko yakongera kugusanga n'iyi saha, uko ibyo wavuga byose, ibyo wakora byose utari mu kuri kw'ijambo ry'Imana, aho ngaho biraza kuba ari ubusa. Ahubwo Uwiteka arashaka yuko wongera cyane kuba maso, ukongera ukaba umuntu umara imbere y'Uwiteka. Muri make banza cyane ongera wisubiremo cyane, banza cyane ongera urebe cyane imyitwarire yanjye, imivugire yanjye, imikorere yanjye igaragaza yuko ndi iki imbere y'Imana. Amena. Aravuga ngo wandikire marayika w'itorero ry'i Lawodikiya ati Uwita Amen, umugabo wo guhamya iby'ukuri, ukiranuka, inkomoko y'iby'Imana yaremye. Aravuga aya magambo ati nzi imirimo yawe. Rero ayo mpamvu njya mabwira cyane, ibyo wakora byose, uko wakwihimbaza kose, uko wakwitwara kose, Uwiteka arakuzi. Amen. Maze ijambo rikambwira ngo hariya muri Timoteyo wa 2 ku 19 ku mice 2:19 amagambo avuga ngo nzi nyamara urufatiro rw'Uwiteka ruracyahagaze kandi rwanditseho amagambo avuga ngo Uwiteka azabe. Maze umuntu wese ushaka yuko avuga izina ry'Uwiteka nabanze yitandukanye n'ibidafite agaciro. Bisobanura ngo rero hari abantu benshi cyane n'ubundi bavuga izina ry'Uwiteka, ariko n'ubundi bagenda babivaga n'ibintu bidafite agaciro. Ugasanga umuntu aho yava akagera abizi neza yuko ari umunyabyaha, abizi neza yuko akora ikintu runaka, ariko uwo muntu aragenda abivanga. Niyo mpamvu Uwiteka kubona yuko wanze kubira, muri make wanze gushya, wanze no gukonja muri wowe, maze muri make uri muri ab'Abakristo babandi bakora muri bya bintu n'ubundi ndabimenyereye ukuntu nyine gutyo, ngo nabimenyereye ngo sinzi ibiki n'ibiki. Ariko iteka ryose ntago wamenyera ibintu by'Imana ngo bikunde. Imana iratubwiye ngo nzi imirimo yawe. Ibyo ukora byose rero, cyaba ari icyacu mutanga, Imana izi uko ugitanga. Yaba ari amaturo utanga, Imana izi ukuntu ujya uyatanga. Yaba ari iyo gufasha imfubyi ujya ukora, Imana izi ukuntu ujya ubikora. Yaba ari ikintu nako ujya ukora cyose, Imana izi ukuntu ugikore. Rero niyo bankubwira ngo ijambo Imana itubwiye ngo nzi imirimo yawe. Anything that you did, ikintu cyose wakora, ikintu cyose wakwiyemera, ikintu cyose wadaninga ahantu hatandukanye, Uwiteka arakuzi.
Uwiteka arakuzi, ibyo ukora byose arakuzi, hahandi uba wibereye kandi arandihishijwe cyane ukuntu nta wundi muntu ushobora kuba yakubona. Ibyo ukora byose, ibyaha byose waba ukora, ibyiza byose waba ukora cyangwa ibi byose waba ukora, Uwiteka byose arakuzi. Ngo nzi imirimo yawe, amena, ngo ubwo udakonje kandi ngo ntubire, ndaje ngiye kuba nakuruka. Imana itugire neza cyane. Abantu bari mu indirimbo baravuga ngo waba ngo warigeze byibuze ahanga uruhira icyo ubundi, ngo wa munsi uramutse utabonye Yesu waba waragiye uruhira iki? Waba waruhiye iki wa munsi utabonye Yesu? Waba wararuhiye iki? Ntabwo izita ku byo wakoze, ntabwo izita ku cyubahiro cyawe. Waba wararuhiye iki? Igihe tugezemo, Imana iri gushaka ngo buri muntu wese amese kamwe. Imana irashaka ngo buri muntu wese amese kamwe, tuve mu bintu twagiye twiremera, tuve mu bintu bidafite agaciro, tuve mu bintu bimeze ukuntu. Ibyo bintu byose banza ubyiyambure, maze urebe ukuntu wakwambara icyo bita umubiri wa Kristo. Umenye neza niba ari Kristo uri gukorera cyangwa umenye neza niba ukomeje gukorera Satani. Muri make amahitamo ni abiri, hitamo ikintu kimwe washobora, nuko n'ubundi nutabigenza gutyo Uwiteka araje. Azi imirimo yawe, azi ibyo ukora byose, azi neza yuko ahantu uri hose arahazi, azi neza ahantu ubarizwa, azi neza yuko ari ahantu habi, azi neza ibyo ubarizwamo uko bimeze, azi neza intambwe uri kurwana uko zimeze, ariko nta kindi akeneye ko wahitamo ikintu kimwe. Emera ukonje, emera cyangwa byibuze ushyushye, kuko guhagarara ahantu habiri, erega iteka ryose uhagaze ahantu habiri gutya, uva ku amaguru n'ubundi guhagaze gutya, iteka ryose ntabwo washobora kwitegura neza uri buze kuba yaza kugusanga, aje kuba yaza kukurwanya, kuko uhagaze mu nzira ebyiri. Making a choice ku buzima bwawe, maze ugire inzira nziza wahitamo. Kuko icya mbere cyo, Uwiteka azi ibyo ukora, Uwiteka azi imirimo yawe, Uwiteka azi imyitwarire yawe. Ahubwo banza wibaze cyane n'icyo waba wararuhiye, kusanga n'ubundi isaha Uwiteka araje agasanga nta n'icyo kigeze gihinduka hagati muri wowe. Ariko isaha ndakugira inama, nyemerera cyane wongere ugure zahabu yatunganyirije mu ruganda, ubone uko wahisha cyane isoni z'ubwambure bwawe. Abantu benshi cyane bataye Uwiteka, ariko ugasanga umuntu yirirwa abeshya ngo akunda Imana, kandi imirimo akora igaragaza yuko adakunda Imana. Ijambo ry'Imana rikambwira cyane mu bigani ngo nimunkunda muzitondera amategeko yanjye. Amena. Kava ngo hagunda bankunda, kandi abashakana Uwiteka bose bazambona. Ariko nimunkunda muzitondera amategeko yanjye, yuko Yohana niko yanditse avuga. Ariko abantu benshi cyane tuvuga ngo dukunda Imana, ariko imirimo yacu dukora ugasanga cyane ihabanye n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ariko isanda kugira inama ngo niwongere wisuzume, niwongere uva muri ibyo bitotsi, aho Imana ikubona, ikabona umeze nk'intumbi, ikabona muri wowe umeze nk'igipfamatwi, ntabwo ukeneye kumva iby'Imana, ntabwo ukeneye kumva iby'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Isanda kugira inama ngo inugure zahabu, ariko agakiza katuganje mu ruganda, ngo inugure n'imyambaro, maze wambike isoni z'ubwambure bwawe. Erega abantu benshi cyane muri iyi minsi bari kugenda ariko bambaye ubusa. Wakwambara ubusa wambaye n'ikoti, wakwambara ubusa wambaye baze, wakwambara ubusa ugenda mu modoka nziza, wakwambara ubusa utuye mu nzu nziza. Ariko iyi saha ndakugira inama, Uwiteka arimo arakugira inama, ngwino ugure zahabu yatunganyije mu ruganda, maze ubone ukuntu wongera kuba umutunzi. Amena. Ngwino ugure zahabu yatunganyije mu ruganda,
maze ubone uko wakongera kuba umutunzi. Imana itugire neza cyane, Imana itubabarire cyane, Imana itubabarire cyane. Aba ngaba nawe dukiya babaga ari abantu babaga bafite amafaranga menshi muri histoire zabo, bafite amafaranga menshi ashoboka, ari abantu bafite cyane ibintu byose by'urujya n'uruza, bafite abakuryo bakira cyane, abanyamahanga benshi batandukanye baza kubasura, aribo birirwa bakira mu buryo butandukanye. Ariko iteka ryose babikoraga batari maso, babikoraga iteka ryose bagenda bishushanya, babeshye ngo bari gufasha imfubyi, ariko iteka ryose bakumva bo bashaka kwiyobora, ntabwo bakeneye kubabwa n'umwuka wera. Ariko ijambo rikambwira ngo abayoborwa bose n'umwuka wera nibo bana b'Imana. Abo ngabo ntabwo bakora ibyo kamere abikira, ahubwo abo ngabo bagenda mu kuri kw'ijambo ry'Imana. Ineza iteka ryose igihe uzisanga ushaka kwiyobora, ntugende mu kuri kw'ijambo ry'Imana, aho ngabo ntabwo uzashobora kunezeza Imana. Amena. Igihe niki ngo be wahitamo, igihe niki ngo wagira amahitamo wowe muri rusange, wongere uhitemo neza, wongere ujye amahitamo mu buzima bwawe. Uko iteka ryose kigaragara abantu dukoma cyane gusinzira kujya ko mu bintu bidasanzwe, ariko Imana irashaka yuko umakinga choice in your life. Nta kindi kintu Imana igukeneyeho, n'icyo kintu cyambere Imana igushakaho nuko uhitamo ubuzima bwawe, maze ukareba ukuntu wakongera ukaba mutunzi. Uko icyambere cyo mwagiye musinzira, mwagiye mwivanga, mwagiye mwitwara ibitandukanye n'iby'Imana ishaka, ariko isa Imana ishaka yuko wongera ugahindukirira. Nziwite cyane gucyubahiro ufite. Uko icyambere cyo wakwambara ubusa wirwe rabwiriza, wakwambara ubusa uri n'umushumba, wakwambara ubusa uri pastor runaka, wakwambara ubusa uri apotre, wakwambara ubusa uri profete, wakwambara ubusa uri bishop, wakwambara ubusa uri padiri, wakwambara ubusa uri monsenyeri, wakwambara ubusa uri na papa, wakwambara ubusa uri na perezida runaka, wakwambara ubusa uri minisitiri runaka, wakwambara ubusa uri buri muntu wese runaka, uri umucuruzi ukomeye. Ariko icyo ngubwira ngo ndakugira inama, ngwino iyi saha wongere ugure umwambaro, ariyo mirimo myiza yo gukiranuka, maze wongere wambike isoni z'ubwambure bwawe. Nuko wakwishyura abantu bose bari ku isi mituweli, bose ukabavuza, bose ukabaha ibyo kurya, ariko bidakora mu kuri kw'ijambo ry'Imana. Iyo ni imirimo y'ibikenyeri, kandi mubimenye ko ariko bimeze. Ibyo wakora byose ukabikora udakijijwe, nta gaciro bizigera bigira imbere y'Imana. Iyo ngiyo ni ya mirimo yayindi izaca mu muriro, maze ikaba yatwikwa n'umuriro. Isa ndakubwira ngo niwongere cyane wisuzume, niwongere cyane wongere urebe cyane ukuntu wagiye ubana n'Imana. Abantu benshi mugende mwibeshya cyane ubugingo, ariko nta nubwo mufite. Ndakubwiza ukuri, nta kindi kintu kizagira nutaba maso, nutareba ukuntu wakwihana, nta kintu cyo muzigere muhuraho n'Imana. Ibyo wazana byose, yaba ari amaturo, zaba ari imfashanyo, nubwo wakubaka insengero zose ziri mu isi zose ukazubaka, ariko utabikora mu kuri kw'ijambo ry'Imana, utagaragaza irambuto zose z'Imana ishaka, zose udafite kwihana, udafite umutima weze nk'uw'Imana ishaka, ukagira umutima ubwo abantu benshi cyane ufite imitima. Hari imitima abantu bafite imitima weze nk'amabuye. Iyo ngiyo ni ya mitima igaragaza wa muntu ushakisha bwa burenganzira bwe, ni wa muntu wa wundi wumva ashaka yuko yagundira iby'isi iteka ryose. Ariko ndababwira ngo ntawe umusirikare wa Kristo ngo abe yakwisha no mu iyi si ngo abakireje bamwandike ranke, ntabwo byashoboka. Ndecyo babwira nta kindi, Imana igushakaho nuko wakiranuka, nuko wayemerera, maze Imana y'amahoro ikongera ikakuyobora, maze Imana y'amahoro ikongera ikakugira inama. Ibyo wakora byose rero, ikintu cyose waba uri gukora, wavuga ngo uri umukristo, wavuga ngo uri Uwisilamu, wavuga ngo uri umuntu runaka, aho waba uterana wose, mbanza umenye neza, banza ibibazo cyane kuri iyi saha. Ibyo nkora bigaragaza yuko ndakazuyaza, ibyo nkora bigaragaza yuko ngongese, ibyo nkora bigaragaza ko nshyushye. None nkora iki? None niki nakora? Ndakugira inama, reba uko wagura zahabu yatunganyirije mu ruganda,
maze ubone ko wagira ko wahashe neza isoni z'ubwa mbere bwawe. Nta kindi kintu Imana igushakaho. Umva munyabyaha we, Yesu arakuburira. Ikimana igushaka nuko wakwemera ukihana. Mbe mugenzi, ingeso zawe zimurikira abandi. Iby'Imana ishaka nuko waza ukayumvira. Ibyo wakora byose, ibyo watunga byose, ifeza n'izahabu zose wagira zitarimo ukuri kw'ijambo ry'Imana, nubwo wakubakira iyi si yose, ukubakira abapfakazi bose, ukubakira imfubyi zose ziri muri iyi si, ariko utabikora mu rukundo rw'Imana. Urukundo rw'Imana rujyanye no kwihana, uko ijambo ry'Imana ritubwira rero muri Yohana ngo nimunkunda muzitondera icyo bita amategeko yayo. Ariko iteka ryose abantu benshi cyane dufite ubujyanye bukomeye cyane ngo twagiye gufasha abantu runaka, tukajya kubitangaza ku bitangazamakuru ngo nashirekana ku mfuko w'umukire. Ariko Yesu yavuze aravuga ngo, Yesu yavuze avuga amagambo akomeye aravuga ngo wowe nugira ugirira neza, ukuboko kwawe kw'ibumoso ariko kubikora, ukw'iburyo kwe kuzamenya icyo wakoze. Ariko sigaye ntangaza cyane n'abantu bita ngo ni abakozi b'Imana. Umuntu ugasanga iteka ryose agiye gufasha abantu, yamara kujya kubafasha, uwo muntu ugasanga araza yagiye nko kuri kamera, ashizeho guca ibintu byose yabashiriye. Niba ari umufuka w'umukira akawushyira ku rutugu aberekana ngo hari icyo yabashiriye, niba ari ibiryo akabibashyira byose gutyo na gutyo. Ukibaza uwo muntu ibintu ari gukora, azi icyo bita ijambo ry'Imana, azi icyo bita ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ariko ukuri kw'ijambo ry'Imana gatubwira ngo niba ushatse kuba wagira umuntu neza, we kujya kubitangaza ngo nagiriye kanaka neza, kuko n'ubundi aho ngaho ingororano zawe zaba zirangiriye aho ngaho. Abantu benshi bazagushima ngo kanaka ngo agira neza, ariko Imana yo ubwayo nta kintu gato rwose zigera iguhimba. Kandi ko kuri kw'ijambo ry'Imana niyo mpamvu babwira ngo hari imirimo bikenyeri cyane tujya dukora, tugasanga ibintu byose bisaba ngo tube maso mu byo dukora byose. Utabaye maso byakugora. Imana ikeneye yuko abantu bayikora cyane bari maso. Kuri 18 turavuga ngo dore ndakugira inama ngo niba wanguraho zahabu yatunganyirije mu ruganda. Zahabu nta kindi, iyo zahabu ni agakiza. Maze ugureho imyambaro maze wambike isoni z'ubwambure bwawe. Amena. Wambike isoni z'ubwambure bwawe. Nababwiye ngo abantu benshi cyane rega bambaye ubusa. Wagenda gutyo uvuga ngo uri umukristo runaka ariko wambaye n'ubusa pe. Ariko banze wisuzume iyi saha, banze wibaze cyane, iyi saha nambaye cyangwa ntabwo nambaye. Ariko inama nakugira nuko wahitamo inzira imwe gusa, ibanze itemo inzira imwe gakiza. Kuko ijambo ry'Imana ritubwira cyane ngo mu byasho kuri 12:12 ngo dore ndaza vuba nzanye ingororano, mbe nagura buri muntu wese ibikorera n'ibyo yakoze. Amena. Buri muntu wese aho yava akagera agomba kuba yabona ingororano. Ahubwo banze wibaze cyane, nzabona izihe ngororano noneho ngiwe. Amena. Ngo ndetse n'umwana muto utazi gusenga Imana, so ntabwo azigera agira ubwoba, ahubwo uwo mwana muto azafashwa n'icyo bita gusenga. Muri make bisaba ngo niba unasenga, senga ubaye n'amaso cyane, senga ube maso cyane kurusha ibindi byose. Naho ubundi nutabikora gutyo, Satani azagutungura, uzabura uko ubigenza. Amena. Ariko isaha icyo mbabwira cyo kimabwira ku isaha, reba cyane ukuntu wakongera kwisuzuma, kugira wakongera kureba cyane, ongera ibibazo cyane. Ndimo ndagenda mu kuri kw'ijambo ry'Imana, ndimo ndavuga ibijyanye n'iby'Imana ishaka. Nusanga yuko ntabwo biri gukunda, maze urebe uko wafata umwanzuro, wongere wemerera Imana cyane, wongere kuyobore mu byo wakora byose. Mu byo wakora byose utabikorera icyo bita urukundo rw'Imana, byose ni ubusa. Tugeze ku musozo, ariko anga kuri 18 kavuga ngo dore ndakugira inama, ungureho izahabu yatunganyije mu ruganda, ubone uko umutunzi, kandi ukore n'imyenda yera ngo wambare isoni z'ubwambure bwawe zitagaragara, kandi ungureho umuti wo gusiga ku maso yawe kugira ngo uhumuke. Amen. Uwo muti si wamaze kumenya? Uwo muti wo kugira ngo uhumuke wamaze kumenya? Icyambere cyo gura zahabu ariko gakiza. Banze bihane cyane imirimo mibi yose wagiye ukora.
abantu benshi cyane bagiye kuri bya bitandukanye, aho cyane cyane abita ngo ni abakozi b'Imana. Erega iyi si ibyago iri kugira birimo biraterwa namwe, ntiburi kujya mutera ibyago byose biri kuza ku isi. Abita ngo muri abakozi b'Imana, mwita ngo muri abahanuzi, mwita ngo muri abashumba, ngo muri biki, ni biki mushumbye mwebwe? Ubwo si isaha wakoze intama zawe zireye wahamenya. Ariko ndakubwiza ukuri, nubura kuguma mu cyo bita urukundo rw'Imana, nubura kugenda neza mu kuri kw'ijambo ry'Imana, nawe hari ahantu uzisanga kandi ngo uzava aho hantu bizakugora. Ariko iyi saha ndakugira inama, reba ukuntu wagura iriya zahabu, wongere wihane, maze wongere ube umuntu muzima, wongere ube umuntu w'agaciro imbere y'Imana, wongere ube umuntu umara imbere y'Imana. Kuko ibyo wagiye urungutiramo byose bitandukanye, muri make inzira ni ebyiri. Hitamo inzira imwe pe, niyo kintu cyagufasha. Uhitemo inzira imwe, niba ari agakiza ugahitemo, niba ushaka gukomeza mu byaha byawe ugende ukomeze mu byaha byawe, kuko icya mbere cyo guma n'ubundi ugenda ushayisha iby'Imana, n'ubundi uzisanga wagiye mu byago mu buryo budasanzwe kandi uzagorwa cyane n'ibyo byago. Mureke dusenge Imana. Ariko icyo nkubwira, reba ukuntu wagura imyambaro ariyo mirimo myiza, wambura isoni z'ubwambure bwawe, usaba Uwiteka yongera akore ku maso cyane, yongera guhumure, kuko nawe icyatumye usinzira, icyatumye guteza ibitotsi nawe urakizi muri rusange. Emerera Imana muri rusange, yongere ikuyobore, yongere ibane nawe iteka ryose. Ibyo wakora byose utemerwa n'Imana aba ari ubusa imbere yayo. Reba ko ugifite agaciro cyane nuko wakwemerwa n'Imana. Amena. Mureke dusenge rero, ariko Imana y'amahoro ikomeze ikwagure, ikomeze ikuyobore mu buzima bwose wajya bwa buri munsi. Imana ikuyobore, kuko niwemera kuyoborwa n'Imana, ibyo uzakora byose bizagenda neza. Niwemera kuyoborwa n'Imana, aho uzajya hose hazaba hameze neza. Niwemera kuyoborwa n'Imana, anytime ikintu cyose uzajyamo cyose bizagenda neza. Uri Imana nziza, turagushimiye cyane rw'ijambo ryawe, tugushimiye kuri uwera, murengezi mwiza we. Mana, wowe uhora uwera kandi uhora ukiranuka, ariko twebwe ntabwo twera nk'uko wera. Dusanze rwose Kristo muzima we, twaragiye mu zitandukanye no gushaka kwawe. Nyemera isa n'uyu munota, wongere utubabarire Kristo mwiza, wongere utwishimire, ureke amaraso waviriye ku musaraba. Mana, yongera tubonekeho mu izina rya Yesu Kristo. Imana nyir'ijuru, Imana nyir'imbaraga, hoya nutwemere Kristo mwiza, wongere utubabarire, wongere utwishimire Kristo. Ari imigendere yacu, ari imikorere yacu Mana, hoya tubabarire, hoya twishimire, hoya reka amaraso waviriye ku musaraba aza tubonekeho muri amasaha, mu izina rya Yesu Kristo. Twagiye bose mu mayira abiri, twanze gukonja, twanze no gushyuha. Mana, nyemera cyane, murengezi mwiza ntuturuke. Mana, nyemerera cyane, wongere utwemere, wongere Mana utugarukeho. Imana ifite imbaraga, wongere Mana utugarukeho. Mana, uko twagiye tugenda kose, reka utugarukeho, reka utwishimire, reka utunezeze. Reka amaraso y'Imana, reka imbabazi z'Imana zongere tugereho iteka ryose. Dukeneye kwakira imbabazi zawe, dukeneye Imana ifite imbaraga ko watwambikiye imyambaro, maze Mana tugahisha isoni z'ubwambure bwacu. Reka wadukora ku maso, maze Mana tugahumuka. Dukeneye rwose Kristo muzima we, kwanda gutunga agakiza Imana gakwiriye, mu izina rya Yesu. Hereza abantu kwihana, bihanire kureka, mu izina rya Yesu. Abantu bakuru muri mu Mana, bakuru muri rwose bakiranuka, mu izina rya Yesu. Mana, shoza abantu rwose Mana guhunga, bahunga umujinya wawe. Imana ifite imbaraga, abantu bave rwose Mana mu byo bibwira, ahubwo mu kuri kwawe Kristo mwiza, bayobogwe nawe, mu izina rya Yesu Kristo. Yobora abavandimwe, yobora abantu batandukanye. Ineza y'Imana iganze, bizoga Imana buganze muri byose. Urakoze kutwambitsa imbaraga, urakoze kongeye gutuyobora, urakoze kongeye kudushyigikira. Sibye nizeye Imana ziza kumvisha gusenga kwacu kwa Kristo Yesu Mwami wacu. Amen. Imana y'amahoro ikomeze ibane namwe kandi ikomeze ibagure. Iki Imana gushakaho aba ari cyo ukora muri wowe. Amen. Amahoro y'Imana akomeza aganze mu mitima yanyu, kwifuza kwanyu kumeze guhazwe nayo. Ibyo washaka byose muri isi ugomba kwibona.
ariko iyo ikigushakaho ni uko ugomba kwezwa ugakizwa neza, ukaba muri bya bibi byose bidafite agaciro, bidafite umumaro imbere yayo. Icyo kintu cya mbere Imana igukeneyeho. Murakoze cyane rero, Imana y'amahoro ikomeze ibagure kandi ikomeze ibashigikire muri byose. Amen.